Bakundwa badaring hey nongeye kuguha ikaze kuri Awaken with me. Aho nari ndi kukwereka ukuntu inaha gukora ari ugukora. Uri kubona uwo mama ukuntu angana, reba ukuntu ari gukora amasuku yashishikaye. Amahirwe yabo bafite imodoka iri kubafasha. N'akandi kantu keza nuko bakora amasuku hanze. Hanyuma bamwe imbere natwe tukirwanaho tukura atabishoboye nyine kugira abakozi. So twari tugiye kuri store y'indabo, mu kanya urahabona turi mu muhanda tugiye kugura indabo. Ina muri sama indabo ziba ari indabo twari twiza iyo dufite mu nzu cyangwa ukatugira hanze biba bisa neza. Noneho sasa twagezeyo. Uri kubona ukuntu bacuruza indabo by'ibiseri bya seri ko nari nagakunze ndi bugatware kamemu akaredi ndi mama love. Noneho ikintu nari ndi kuberekera iyi nani muri kukura aho ngaho ushatse wasaba umuntu urabo ukagenda twarutera. Ntabwo nibuka aho ngaho niba hari ahantu nyine namwe mucuruza indabo, ndi kuvuga iwacu mu gihugu. Umva reba ukuntu store zabo nyine amashopu y'indabo zaha biba babigize serious, ubwoko bwinshi bugiye butandukanye. Umva narazikunze mbura amahitamo nayo ndeka. Harimo ubwoko bumwe nzi buba aho ngaho mu gihugu cyacu. Umva reka wihera amaso ndebera izi zo nari nazikunze nashize, ariko baba bazihenda nshuti yanjye, baba bazihenda zinagura menshi. Nyine nta muntu wemerewe gusoroma ururabo ngo ube waruca nk'ahantu ngo ugende urutere, reka nta warugura. Aho ngaho ayo mafaranga ariho rubwe rwa rugura. Abantu baba inama ujye mujya kugura indabo, dore ndahaberetse muzanyandikire muhambaze. Umva murebe ukuntu baba bari seri, icyo ni igitaka bagurisha bajya bashyiramo. Izo ngizo ndabizi ko ziba iwacu zirahaba, ariko nyine iyi store reba utuntu twashani twiza we. Iyi store ibamo na bya bihingwa umuntu atera nko mu rugo rwe, nka seleri, twa twatsi nyine umuntu aba akeneye nko mu rugo rwe, n'amakarote bibamo. Ariko uri kureba ubwiza bw'izindabo. Rero muri quartier yanjye umva umuturanyi utarufite hanze simbizi, nyine usanga hanze muri saba abantu bose baziguze. Dore ngizo bya bintu nababwiraga, ikibabi harya bakita ngiki muraza kubimbwira. Hari iyo ni seleri, singiyo seleri. Aka ni kakantu bita ngo basirika kinaha, nigeza kizo ngizo. Umva harimo utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Iki kirabo si kiba mu gihugu, naho kiraba ndabizi nshuti yanjye, narakonze kandi indabo ni nziza mana yanjye. Ku bakunzi b'indabo tumenyane. Umva iyo rero niba ari ibitaka niba ari imiti simbizi, nagezeho ndinjira. Umva isoko ryose ndarizenguruka ndi kureba ubwiza bwazo, ndi kugenda nshima. Izo zo zari zihenze mwaka byaranye, ariko ntabwo zihenda cyane ugereranyije nyine n'amafaranga y'inaha. Ariko nk'uru rwa 400 300 zirahenze. Reba ukuntu ari nziza, ihera ijisho. Umva nzabagiza muri Saido mutarahagera, kereka icyo ndebera ubwo bwiza mwuka byaramwe. Zambariza abantu bacuruza indabo niba bajya bababara ngo babuze abakiriya, ariko bababara kubera ko ari abacuruzi, ariko babicaye ahantu heza nshuti y'Imana. Mwabibonye ukuntu niharaje ibintu by'ahantu heza no kujya mu ndabo. Mwe muhaha amaso, utatse uzajya mu masoko asanzwe cyangwa turebe n'ahandi hantu tugenda dutemberera. Icyo rero ni cya cyaba kiba ari kinini bateka mu ivaze, ariko icyo kiri natural na artificial I think so. Hanyuma hari n'utwa tuboro tw'amavaze maremare batekaho. Yego utwo natwo ni utuboro. Hari ushima nko kuzimanika nk'ahantu hanze, akazimanika ntazitereke hasi mu mavaze. Umva amavaze yabo noneho
aheda kurusha indabo. Aho rero tugenda dukore ji, uwo ni umunsi wanjye ukuntu uba uhagaze. Dukora amaji, twongere duse neza, twongere tumere neza. Anyway, turakora ino ji ndi kubatera story ya ji ya mbere twakoze. Ntabwo nabaye amakuru we. Mva, abantu barambajije, reka tubanze turebe bino bintu dufite. Ni cucumber na apple na n'inanasi, ibintu bisanzwe biboneka ahantu hose. Inshuti y'Imana, izi ji zirakora pe, zirananura, zarangiza zigatanga n'agahu keza. Ibi ni ibintu mfitiye igihamya. Kunanuka byo rwose, umva, ahubwo muzanshimire inyuma. Kunanuka, abana bantu bamushaka kunanuka, izi zizabakora mupfa ko washyizemo agatangawize, ugakoresha cucumber. Apple nayo buriya ni ikintu cyiza, nubwo igira isukari nyinshi. Hanyuma inanasi noneho iraza kukozereza mu nda wumirwe. Iyo ngiyo rero uyu munsi twari tugiye gukorera uraza kubona ukuntu gasa. Wakabonye kuri noza, kuri thumbnail ukuntu gasa. Gatanga agahu keza, nicyo kintu namaze kubona. Hari ukuntu uruhu ruba rutoshye, ubona ari uruhu rumeze fresh, rumeze neza. Uzambwire abadivantiste nibo bantu bita ku bintu by'imirire yabo, ugasanga nyine babyitaho, ariko cyane cyane nuko bakoresha ibintu biri naturel. Ahubwo karabaye izi ji ndazinde nzibahata, nta kimwe kizagishyira tudakoze ji. Ninjye namwe twite ku muzacu, tuye ko twasa neza, tugire roho nzima mu mibiri mizima, tumeze neza. Ariko amakuru nakwihera kuri ya yindi. Ibintu yankoreye ni Imana ibizi. Nshuti yanjye, uzi ko uramenye, numara kuyinywa mu gitondo ugiye ahantu, uzabanze ufate ikintu urye, nyuma yabwo nk'iminota nk'icumi ufate ikintu urye, kuko uyinyweye ukagenda. Kereka ku bantu batagira inzara, watumva inzara vuba, uzabanze uyinywe, nurangiza mu gitondo uze kugira akantu ufata. Ni byiza ko uyinywa mu gitondo utayagira ikintu ufata, cyangwa ukayinywa nimugoroba ugiye kuryama, ariko nimugoroba mbere yuko ugira wafashe akantu. Noneho nimugoroba na mu gitondo umaze kuyinywa mu gitondo, mbere na mbere nta kintu wakoza mu nda. Gerageza nyuma y'iminota ko kundi muraba umaze kwitegura ya minota 10, unywe ikintu, wanywa igikombe cy'icyayi. Sava bizagufasha, kuko uzasonza ugira ngo sinzi. Uramenye dore nkugiriye inama hakiri kare. Aho ngaho rero nk'uko mubibona, tukaba turi gushyiramo noza na tangawizi. Ni ngombwa ko tuyishyiramo agatangawizi, gakora umuti cyane. Ko noneho ukoza igifu ukagira ngo hari akandi kantu bakushyiriyemo, hanze ariko gatera inzara cyane. Siko numva ijwi rigiye, noneho ndabigenzana. Ngayo nguko akajisi kanjye k'uyu munsi nuko kari kameze. Inshuti y'Imana, nta nubwo urwo rutasi ukuntu muri buze kurubona rungana, ntabwo ejo wayinywa ako kanya yose ngo uhite uyimara hariye baba we. Umuntu aragira, biba ngombwa ko unywa gakeya kandi ukaza kukanywenda mu gihe runaka. Niko hari mbitekereza. Yes, umva, komeza wirebere. Final uraza kubona ukuntu result yagenze. Gusa izi ji, inshuti yanjye, vraiment ntuzazishidikanyeho. Ahubwo kuri ba bantu badakunda ibintu byo mu nganda, munjoyininge, muze tujye tunywa zino ji. Munjoyininge tujye tunywa zino ji. Hanyuma nyuma yo kuzinywa n'iki twongere dusome Bibiliya, twite ku bugingo bwacu, turebe ibyatugirira umumaro muri Kristo, twigirane ibihe n'Imana, twongere tuganire nayo nyuma yo kwireba video. Umva, ndagusabira rwose ubuzima bwiza n'amahoro masa. Hanyuma nshuti yanjye, wowe twabanye ukankurikirana, tukabana, ukarinda urangiza iyi video, ndagusaba, ndakwinginga nshuti y'Imana, sharing iyi video, wayipostinga
ntuyishyane muri groupe ndabashaka kugukubita, hari amagroupe atabyemera ariko sharing video wayipostinga wayikorera iki ni wowe ubizi, kugira ngo utange izi message no ku bandi, nurangiza dore ushaka ukuntu gasa. Rero muri character yanjye mvanze ibintu nkunda utuntu twifite kara yatwo nyine twisera neza, dusa neza tu. Nandi kugusaba ngo mbabarira bwa nyuma na nyuma ukore subscribe, numara kwikora usharing iyi video uyimpostingire, nzagushimira nyuma nitumara kuzamuka abafana banje. Ngaho ngo ukuntu kasaga ndabatestingira ngo numve ukuntu bimeze, mva genda trying uzambwira. Goodbye, thank you, ndabakunda. Subscribe.